ahubwo ubundi ubona ndikunda muri ubu rugo ndi ikimodoka batwara uko bishakiye bajyana babonye ariko uyu munsi ndabona tubidasanzwe ushatse wambwiza ukuri ahubwo sawa wirirwe hari utuntu ndimo ndakora tuzongera zapanga tuje gusura sawa umunsi mwiza sha kuta byihorere nta kibazo ahubwo bwira none se gutekera gake si keza ntabwo uzi ibyo nkunda kuko ndashaka kugutekera utuntu twiza uyu munsi shaho ese ibyo wantekera byose se shaho kugira ngo sinzi yuko byanamanuka ngo bigere mu urabona ukuntu tumye ukorora koko ese wabiteye ariko ntacyo yo pole sheri shashiri nanjye ndagukunda cyane ntabwo wakumva ukuntu ntewe ishema no kuba uri umugabo wawe ibyo mba nshima Imana yakumpaye yo nkuko utazi njyewe rero nkubona iyo unyegamije mu gituza gutya mba numva sinabona uko bisobanura se ko gifite impundu shashiri wanyagije rega nawe akose wowe nta n'imiyaga ushyiramo si wowe wari uri kunyihisha koko ariko nyine shiri ariko ntacyo nyine tujye dushima Imana yaduhuje kuba tubanye gutya neza nta kibazo tugirana nyine numva ari iby'agaciro mukora tubishimiye Imana kuko niyo yabikoze ntabwo ari twese ndumva gifite impundu ariko ihangane nta kundi bibaho mu buzima nubwo bwose nanjye wari unyahagije ariko ntacyo ntibisanzwe nta bundi bwanzi bwawe urimo cyangwa se nta bundi buzima bwawe gushirira akarushaho kubwira icyo wibuka nyine tunasenga Imana idufashe nyine mu rukundo rwacu ntiruzagira ikintu kirwangiza n'ahanze hari abantu babi nyine bashobora gushwanyisha abantu kandi bikundira ariko nyine Imana izadufasha tujye dukomeza gukundana gutya ariko sheri urabizi iryo jambo mbwiye rirakomeye kandi pe birakwiye ko tujya dusenga Imana tugasengera urugo rwacu umubano wacu ukuntu tumeranye gutya ntihazagizemo agatotsi na kamwe se urabona dushaka icyo kimeze gutya yo ariko si inkorora shashiri rega nahagiye cyane niyo mpamvu wanyagije Kamishwana wowe njyewe aha nawe si inzira ujya uzigenda mu rugo ni hano hirya imyaka myinshi nta hirya kudasuje madamu se
Ewe ni madamu wawe? Ni madamu wanjye. Sorry ntabwo nari namumenya nawe ntiwese umubwira. Urumva rero ntabwo nabishaka. Ni madamu wanjye nyuma y'ibyo bibazo nagize. Imana yarancumbushe yampaye undi kandi tubanye neza. Ntabwo ari kwemera yuko nkomeza guhora mbabaye. Ubu nguwe neza. Nta kibazo. Ufite madamu mwiza kabisa. Yitwa Natasha. Biri. Nishimiye kumenyana namwe. Uyu ni inshuti yanjye kuva kera nuko twari tumaze imyaka tutabonana. Ariko nishimiye kumubona yarahinduye na sitati. Murakoze cyane. Biri. Iragenda se? Ni sawa. Maze iminsi nanjye nari ndi mu tuntu tw'utubizinesi ndi gupanga bya ndi wasizemo. Yego. Byari bitararangira ariko muri iyi minsi naraje mu Rwanda kuruhuka kugira ngo mbone ko mbisubiramo. Niyo mpamvu twe twaraburanye ibyo. Ariko ndahari ndi hano muri iyi minsi ndi kuba hano hirya. Okay, noneho tuzatubonana. Nishimiye kongera guhura nawe. Ufite umugore mwiza kabisa. Nizere ko no mu rugo ari uko. No mu rugo cyane. No mu rugo ni uko rwose. Imana yamanaguye amarira yose nari mfite. Ubu ngubu ibintu bimeze neza. Uvuga ngo ubu uri mu kajuru gato. Cyane rwose nawe wabyumva. Biri. Sawa rero. Sawa Peter tuzasubira. Ndacyari nta muri iyi minsi. Ubwo tuzongera. Sawa sawa. Ashante nishimiye kwamenya. Sheri uri hano. Sheri umwana yakoze Niki Sheri? Bigenze bite? Kubona bidasanzwe kuri ko ntari byagenze gute? Yo Sheri, ariko bazubwire. Ni iki? Sanzu twite. None se niki? Reka umbwire ibintu byabaye. Sheri urakeka ari iki? Mbwira wicisha Kandi ikintu wowe ukeka koko. Iyo narigize ko wabuze. Uribuka muri kukudepa bwawe. Barampamagaye ngo kuwa mbere nzajya gusinya contract. Wabonye akazi? Nabonye akazi kuwa mbere nzajya gutangira akazi. Asije nta nubwo bigushimishije wowe. Wabonye akazi? Nabonye akazi. Hamwe wakorengaga ejo? Kuwa mbere nzajya gutangira. Imana yacu ikibazo rwose. Wabonye akazi? Ubu tugiye gutera imbere. Urugo rwacu rugiye gutera imbere. Sindi kubyakira ndumva atari njyewe no kuwa mbere. None se nzajya gutangira akazi ntabwo nyumva ari amafaranga tujya kwambara yacu. Nimba tujya kugisohokerayo niba bigiye kugenda bite nanjye simbizi sinzi ukuntu bigiye kugenda ntabwo mbizi byabirenze. Gushima Imana yakoze. ubwire ibi ni ibisubizo by'amasengesho umaze iminsi dusenga. Shashari Imana yadushubije n'ukuri. Sheri Ngo tujye gushima Imana. nta handi mbere kujyana atari muri kijana bitewe ushanya heza cyane. Ndahakunda cyane cyane sawa shanya cyane bari mu cyukuri ako nari ndikunda ibyo twatubara Muriwe neza tubana ikaze muri kijana tipe. Yego. Hanyuma se watuzanira menu? Yego. Kijana tipe ndahakunda haba ibiryo biryoshye Ni heza n'uburyo hagaragara rwose. Murakoze. Turabana.
hari breakfast bihari kijani toast na fruit jam. Wow, Shamba ifite ibintu byiza cyane byiza hano nta handi bari bukuzane. nakunze cyane buri munsi rega wowe ntungura Kumva muri inshuti yanjye hawe urabona saa sita baba bafite bife nawe urabona impamvu y'ibintu byansi uretse kuva kera ikintu ubona ni ugomba kumvitiramo n'ubimenyereye bya simbizi neza cyakoze kubera ubu ngubu twakoze n'urugendo runini ndabizi ukuntu akasitirake kandi ndacyagakunda ndacyagakunda urabona harashyushye okay nanjye nzagira kasipayiti tuganira Selve Selve karame tuzanire n'undi muzanire citron ikonje ndabona amasupayiti ikonje ushaka kubona umukumbuye wabitsewe bityo ndabona arabaye inzobe Go. kudasa gutyo Ubundi kandi ntabwo ari cyo kwicuruza. Ntabwo ikintu nziza ko mbona wowe ntabwo ko wicukije bimeze afite isura gasa neza. Korohereza. Muri ibyo bitaro biragenda cyane abana barakunda cyane. Urakoze. Cyane nari gukumbuye. ishuri wanjye nari naremukumbuye cyane mwese mbubibaze kugira ngo naricupije duheruka narashatse nyiri mfite umugabo mubizi se shagiye n'umugabo wanjye tubanye neza kabisa n'ibyo nta kibazo subiza uko imana yampaye n'akazi keza Shaka amafaranga uhembwa rero reka mubwire Natasha. Urabizi kuva na kera turakunda. umfasha ndabizi mu mabara yose ubundi ntabwo nzaba nifite nkawe Yani ntabwo nakugira inama mbi. None se wisubiyeho ukareba wasanga umeze nk'uko wakabaye nyine. gute se njye umugabo wanjye tubanye neza arankunda urabizi ndamukunda nanjye nizeye Gusa ibyo umbwira ni ibiki ngo aragukunda. None se reba amafaranga uri guhembwa. Urumva uzi ukuntu umusatsi wawe umeze. umeze gute Uzi ukuntu wacupiye. Ntuheruka muri salo amafaranga yaguye ashyira iwe kuko. reka mfite uruhu mbese uragira ngo mbe nk'umwana utarashaka ndi umugore w'umugabo cyane mfite amahoro mu rugo rwanjye umugabo wanjye turakundana ibindi byose ari nk'inyongera ntumenya nta kibazo mfite Ariko narumiwe. Uzi ko muzakunda mugakunda n'isi. ese kubera iki ko ibyo uri kumbwira sindashobora kumva ikintu uri gushaka kumbwira Ariko natareka mubwire. Uzi ko umugabo w'iki gihe ari iki? ni umugabo nyine niba mfite umugabo nkunda numva ko umugabo wese ari ugukunda umugore agakora inshingano z'urugo Just kuba mujya mu buriri mukaryama. Mbese kukwereka ko okay mbese urashaka iki n'ikigize ikindi ushaka ni iki reka mubwire Nata. Reka ibintu by'ubwana. Ureke kumva ngo uri mu rugo wavuye mu byo urimo ukaba umugore wawe. Ariko uzi ko hanze aha hari abatipe bameze neza ubundi ubona uriya mugabo utarakoze. kubera iki se Usura n'umugabo muri kumwe. kongera umugabo nta kintu ubaye Njyewe nta n'ubumenyi ariko buriya nza no muri Bradisha aho baza ntari bubikubwire. Nuko ntaje ngo mbikubwire. Uriya ni amakuru ye mfite. Wari uzi ko uriya mugabo ufite amakuru ko ajya mu bapfumu. kuki Urakunda umugabo umeze kuriya ni gutya umugabo ubundi uriya murasohokana ukabona uri kumwe n'umugabo. mbese ibyo bintu ni ibya nyabyo Ubundi uriya mugabo mukwiriye. Uriya mugabo uzi ko ntacyo akumariye. Uriya mugabo ushobora kumukatira wumva hanze hari abatipe bafite amafaranga kandi uriya nta faranga afite. Hari akazi afite. Nutaha ukamusanga mu rugo ese ubona amaze iki?
ubu wasanga ugera mu rugo akakubwira sheri mereza iki ukirukanka nawe ufite umugabo utaha ugasanga mu rugo njye mbona ahubwo abagore b'iki gihe ubanza abagabo baba barabaruzi uriya nta burozi yaguhaye umuntu umeze kuriya na refu uriho kwera ibintu bimwe ndumva ubikora nyine byaba nibyo ushobora gufata amafaranga yawe ugasohokana n'abandi batipe ese makona aherutse w'inyangaguzwa basore ubundi uriya yagutwaye ati ukuntu ameze ubona mukwiranye se we yo kwiraba muri miriwarida umusatsi wabaye nk'ikize nk'umwana arwaye bwaki gusa ukuntu umeze ariko usubira muri miriwarida ureba nabyumvisha umva mugira inama panga umunsi urumva wowe ushobora gufata ariya mafaranga yawe ukirinda gusohokana na sheri wawe urumva ugatumira bacuti bawe bose mwari muziranye ku kazi se ntufite abantu mukoranaga b'abatipe beza b'amabogari we basa neza uri kuriya utaha ugasanga mu rugo akagutuma inkweto ukamuhereza kandi aguha iki se kigaragara no kuba wajyana nawe mu nzira bakawuza buriya mugendana abantu bakanoshonasha mvuga ko noneho nta n'akazi agifite ari ngiye gukora maji bibaze bigambye shaka ko amasaha ndabona ari no kumfata gusa nyine ibyo bintu mugiye ndagenda mucire mbitekerezeho neza kubera ubutaha nzakubwira n'umwanzuro nafashe urabizi nakugira inama nziza yashashe wenda ndabizura inshuti yanjye ntabwo wanyushya ariko uve mu mifuru y'amandazi va ku giti dore umuntu ndabyumva tunywa agafanta ubusa urayisigaye fanta urayisigarana Chérie, ngwino hano nkubwire. Sha ndabona ngifite inyota haracyashyushye. Nzanira amazi nongeremo. Ako wa mugabo nimba usigabona ndipfunda ndi ikimodoka bavanaho abajyana ahangaha wewe wagiye kwizanira hari akandi kazi ufite muri uru rugo Nguki? Hari akandi kazi ufite muri uru rugo uko amazi ibyo wewe ushobora guhaguruka ngo ujye kwizanira n'amazi Ndimubwiye ngo ufite amazi umbwire ngo njye kuyizanira uretse kwicara aho ngaho wirirwa unywa amazi urya ugira gute we ntabwo ajya kwizanira amazi cyangwa ndi kurota niwe ubivuze cyangwa n'undi muntu hari undi ubona inyuma yanjye se mbese Chérie niwe uri kumbwira gutyo ahubwo uzi kwirirwa uvuga sheri gusa nta kandi kazi no ku sheri inzanira amazi we ntabwo ajya kuyizanira se nta soni ufite ubwo isoni z'iki ariko uzi ko uri kubwira umugabo wawe ndabizi uretse kuba uri imbwa se ikindi umaze ni igiki baba we ngo nguki uretse kuba uri imbwa hari ikindi kintu umaze ntabwo ndi umugabo wanjye ndi imbwa naherekeje abandi banange narashatse ese ubundi madamu ko nsigaye mbona warahindutse nahindutse ujya ubona ukuntu ujya ku kazi wambaye ariko noneho aka nakumiro ku mwenda ungurira se ku rukweto se kuki umara iki se hubwo aho twabagabo b'ubu usiga ujyana nawe bita kure urayingurira si umushahara wa mbyuka mu gitondo nkasanga wicaye ngomba kwambara icyo nshatse cyose ibyo ni uburenganzira bwanjye ariko uzi ko iyo wambaye kuriya ubu nsuzuguza imbere y'abandi bantu ngiye kwirirwa wicangaho numa amazi ntabwo ari ukunsuzuguza se buriya abandi bagore babona narashatse ubugabo cyangwa babibona bataseba noneho ndumiwe pe mada ubu koko niwe uri kumbwira ahubwo ko wahindutse cyane ni ibiki nakerewe kujya ku kazi nta nubwo nabyo ubibona ahubwo ngiye muri dushe genda uhanagurire inkweto uhanagurire inkweto
njye ku kazi. Njyewe nkuhanagurira inkweto. Wowe Ndi umugabo wawe. none njyewe Mada, ejo bundi kuzi ko mvuye ku kazi vuba. Igihe nari ngafite wowe utagafite. Byari bimeze gute? nirirwaga mutuma amazi se. Ariko ntabwo nigeze. Sinabyukaga nkaguterera ipasi ukajya mu kazi ukagera usa neza nk'abandi bagabo. Ariko ntabwo nigeze None gusuzugura nk'ukuntu uri kunsuzugura. Ntabwo Ubona ko nafite akazi. Mada, nyamara ndagurira inkweto njya ku kazi nakere. njyewe nguhanagurira inkweto. Ndi umugabo wawe. Mana yanjye n'ibikimuka byanjye. Ngora nsuzuguye. Aka kageni koko. Kubera akazi abonye ejo bundi. Yewe. Aha. Urebe iki gihe. Nzaba mbarirwa nzaba ndeba uko bizagenda. Feri, Indi uvuye ku kazi? yesi bishimiwe n'undi munsi kandi ndabwo kumva uririmba shishiriza buri munsi sindishimiwe ubyumve kandi ubyiteho. Ariko Sheri, nzi ko umugore wanjye maze kwirirwa uririmba sheri umugore wanjye mabingeza hano birambiwe. Urumva bingeza hano nzi Sheri ko mbona umaze iminsi ugenda urushaho guhinduka. Ni ikihe kibazo byagenze gute? ariko ntabwo ubona ko umuntu agendaniye, ntabwo ubibona. Ariko kuzi yuko ejo bundi aribwo kazi kanjye gahagaze, igihe nari gafite gihabwa no gukora nk'ibyo uri kumva koko ntitwari tubanye neza. Nagukoze iki? Nagukoze iki? Icya mbere hari umunyu watse, hari urukweto se nkugize neza. none se Sheri, mu buriri dusigaye turara unteye umugongo, nta nubwo ukiza ngo dusangire ku meza. Ubuse koko Sheri, urabona koko utatangiye kugenda utaba mu nama koko? Barangije kuduhira se n'igendera. Kuduhira Sheri, virusi mu gihundu baragushuka. Abo bantu baragushuka rwose. Twari tubanye neza ariko mbona warahindutse sinzi. None ngo ndakugira Sheri. Tuduhira se ubu muri wese. Nyamara ushatse wagarukiraho rwose. Dore ubungubu ureka kunyerekera byari mu buriri koko, dore ko gusangira byari kumeze. Icyo nicyo kikubabaje. Uburiri nibwo bwari bukora iyo bivuga neza rwose se. Uzi n'ikindi kintu se? Nta n'umunsi n'umwe njye nawe tuzigera twongera no kuryamana. Wabyumvise? Unabyibagirwe byari bya bindi bya kera ubu ntabwo ukiri itariki yanjye. Ubyumve kandi nuko mbwishe Natasha hano habaye iki? Habaye igisobanura ntigirobeje. Natasha mwana w'amama koko ibintu bitangiye n'ibikiko. Natasha uru rugo rwanyu nabizi kandi ntabwo mubigera rwose ubu mutangiye bike koko. Wowe habaye nta kibazo, nibyo twari tuvugana na mudamu ariko nta kibazo. katabukura y'umunsi kuko wari utangiye kuwucisha. Keza, nta kibazo. Twavuganaga na madamu akantu gatoya ariko. Natasha
gatanu nganiraga na madamu ariko nta kintu gisanzwe ikibazo ntacyo rwose nuko usanzwe tuganira bwira wabwira tubaza muri uru rugo ndabibona ko hari ikintu cyahindutse oya ibyo bisanzwe ni utuntu tujya twaganiraga na madamu ariko nta kibazo bimeze bite se imirimo kugenda hariya kijya mu gikoni bimeze neza biragenda ariko aho yawubwira na Natasha nsigaye ndubona ko yahindutse ubona ko yahindutse wabwira ikibazo ariko nta kibazo dufitanye na madamu wanjye turahawe nyine bisanzwe n'ibyo twaganiraga ntakoze bofu nta kibazo nyine wese ubundi waba umeze utubura umeze neza nta kibazo ariko Natasha mwasinze ndi kubona atitwara neza se niba hari ikintu ushaka ko byuzanira kuzanira reka ubona ndabimwe Natasha ntasigaye akubabaza banzanira amazi nkanywa ukereka nzi ntaza ndaje keza murakoze murakoze rero hari abatumiye mu turimo keza wisubire mu turimo twawe kandi urakoze oya nta kibazo reka nanjye ndi umuvandimwe nta kibazo ndabizi wowe wisubire mu turimo twawe numvaga mfite n'inyota nyinshi reka mbese amaho ningukenera ningenera ntinongera kubwira urakoze iyi ntabwo zicyongereye yego ariko Peter twakomeje kuganira ibiganiro byinshi ariko hari ikintu nshaka kukubaza nagiye mbona udatuje utameze neza sinzi ufite ikibazo cyangwa hari ukundi kuntu bimeze ikibazo kimeze neza meze neza Peter ntabwo umeze neza sinzi impamvu uri kubitera nakomeje kubona utari hano tukaganira ariko umubiri uri hano n'ibyicaro ariko mbona umutima utari hano gusa wenda ashobora kuba ari umunaniro mwinshi mfite wenda waba ari uri kubitera ariko meze neza ashobora kuba ari umunaniro gusa Peter ese ko nzi ko muri iyi minsi nta kazi ufite ibyo byose ntekereza ko uri hano mu rugo wenda uri gukora utuntu dutandukanye usoma udutabo ariko sintekereza ko wagakwiye kuba ufite umunaniro ugeze hano ku buryo mbona utari hano turi kuganira udahari nta n'akazi ufite wenda ngo kakunanira ibyo nta kazi mfite ariko hari uturimo turi hano mu rugo wenda mu bifatika nta kazi kagaragara njya ariko hano mu rugo hari uturimo mba mpafite tukantera kunanirwa kandi pe akora cyane kumva ndananiwe nubwo bwose bitagaragara yuko mfite akazi ariko hari utuntu mba ndi gukora hano mu rugo tukantera umunaniro mwinshi ushobora kuba ariyo mpamvu ese Peter ubundi amakuru ya madamu ameze neza uwo wanjye ari aho ameze neza nta kibazo nta kundi numvaga ashaka kumenya amakuru ye
tukamenya ukuntu ameze, ariko hagati aho ngaho nifuzaga ko wowe na madamu bazapanga umwanya mukansura, dore tumaze iminsi tutabonana, madamu wawe ntabwo nzi, numvaga mwazasura na madamu mugapanga umunsi akaza kunsura, mukazana mukamenya no mu rugo rega nabyo biba bikenewe. gusura gusura nibyo, uyu munsi nyine wasanga yari yagiye ku kazi we ntawe uhari, ngo turaza kubivuganaho, ikibazo tuzagusura. Tuzagusura ikibazo tunamenye naho uri, birakwiriye rwose. Okay, murakoze cyane, ndabategereje kandi mbahaye karibu na madamu, muzambwira n'umwanya muzangire umusura. Oya nibyo nanjye ndumva ari byiza, byishimiye ko twazagusura, ngo tuzabitegura dusure tumenye ahantu kuko tutanahazi. Oya nibyo birakwiye. Peter, ntabwo utuje, wakomeje kunyihishamo, ariko ntabwo uri kumbwiza ukuri, hari ikintu uri kumpisha byanze bikunze, ko mu biganiro twagiranye ndi kubona ntabwo ari uko nkuzi kuri inshuti yanyu, urabizi twaganiriye kenshi, ariko uyu munsi ndabona tubidasanzwe. Ushatse wambwiza ukuri? Nta kibazo. Ahubwo sawa, wirirwe, hari utuntu ndimo ndakora, tuzongera zapanga tuje gusura. Sawa, umunsi mwiza. Hari utuntu ndimo ndakora bakatwifanya. Mfana ese mana yanjye, ntafite utubazo nyine, ariko ndaza kugerageza uburyo bwose mbimenya amenye ikibazo afite, kuko biragaragara ko afite ikibazo nubwo yagerageje kunyihishamo, ariko ndaza kubimenya. Uriya madamu, uriya sheri, ubuse iri joro ruri hehe? Hari akazi ugira se mbimenye? akazi ngira nabizi ko nta kazi mfite, ariko se kuza iri joro uba uvuye hehe? ahubwo tubyihorere. uzi yuko muye na wa mutipe w'inshuti yacu, umwe inshuti yanjye twigeze guhura turi kumwe, Nta bibazo. ambwira ko ari hafi kuza kudusura. Kazanye iki? Ni inshuti yanjye ariko ngomba kuza kudusura. Ahubwo na muzehe yampamagaye, muzehe wanjye. Ariko none ibyo bintu hari muzehe nawe ngo aradukumbuye, agomba kuza kudusura. aza gukora iki hano? Kudusura. Ni icyo azabazanye? Umva reka mubwire, ibyo bintu byo kuza wagira ngo ni akazi uvuyemo, baza kudusura, baza gukora iki muri uru rugo? Umva nkubwire, bazaze ntakirurimo, cyane ujya ubona nagiye ku kazi ntahari, ujye ubahamagara baze bagusure. Ariko se madamu, ayo magambo ni wowe uri kuyavuga cyangwa sheri, ibi ni wowe ubivuze cyangwa ni undi muntu uri kubivuga? Nakubwiye ngo nta bantu nshaka muri uru rugo, ujye ushaka, nimba uzajya ubajyana mu kabari, nimba uzajya ubajyana, ujye ushaka abo bajyana. Sinzi abantu bangiriye baza gukora iki? Ndambiwe akajagari, batazaba banzanira n'ibiheri mu ntebe zanjye. Ariko se sheri, uribuka amagambo wambwiraga mu minsi yashize koko? Ayahe? Uhindutse ute? Ayahe? Urayibagiwe neza? Ayahe nyine? Uburyo twabanye umbwira amagambo meza. Ayahe nyine? Ndagukunda cyane ni ukuri, Nkunda. ndagukunda pe, sinzi, mba nshima Imana yakumpaye
ushaka kubyumva. ese sheri bankunda koko Ndagukunda cyane cyane kandi ubyumva. shaho rero sinarinzi ko hari umuntu wankunda kabisa kuko mbona kuri iyi si urukundo rwabaye Umva ndagukunda ku buryo udashobora kwiyumvisha kandi nzanagukunda nkukunde nongere ngukunde nongere ngukunde. ibyo sheri Ndagukunda nanjye ndagukunda inshuti abavandimwe nibyo byiza akoze amagambo uri kumbwira rero nageze cyane ariko kuko nsigaye nzi ko nta rukundo rukibaho niteguye guhora igihe cyose nzagukunda nkukundire inshuti nkukundire abavandimwe nkukundire umuryango buri kintu cyose kigukomokaho nzagikunda kandi ndagukunda. Imana izaduha umugisha tubyare kororoke nkukundire n'abana wambyarire kandi sheri si ubura bitari kugushimisha. Biranshimishije ariko nzi ibikomere mfite se sheri ndabizi niyo mpamvu rero ndi kubitindaho cyane ubu ndi kwibaza uburyo nongeye kubona ko hari umuntu ushobora kunkunda nzagukunda ku buryo nzakomora n'ibyo bikomere byose baguteye nzakubera umugore mwiza nzakubaha ibikomere mfite uzabinyuma akoze sheri kuko ari ibintu ndi kukubwira utari ko nabyumvise sheri ndagukunda cyane nzakomora ibikomere byose wagize nzakwibagiza byose. biranejeje cyane kumbwira gutyo kandi nibaza ko nk'uko bivuze Imana izabidufashemo rwose. Ngomba kubikora Imana ikadufasha tukubaka urugo rwacu rukaba rwiza rukaba urugo nyine abantu bose bifuza sibyo sheri? Ni byiza cyane urakoze kubwira ko nkunda kandi koko birashoboka yuko ibyo uri kumbwira ariko bimeze kandi biranejeje cyane. mbabwire ayo magambo wirirwa umbazaniye nakubwiye nayabwiye abandi byararangiye unabyibagirwe ntuzongere no gutekereza ko muri aka kanwa kanjye hazongera kuvamo ariya magambo ukundi. Byarabaye byararangiye nk'uko ibintu birangira nyine umuntu agatangira ikindi gihe. Uranyumva neza? Koko sheri niyo wambwira ibyo ngibyo koko uri kumbwira cyangwa ni njyewe? yewe abantu barahinduka koko. Ntabwo narahindutse bikomeye bose koko aka kanya neza neza pe urampindutse bigezaho. Mana yanjye wumva aya marira ndimo ndarira kandi uyiteho. wararenganye aho ubera ikigoryi wirwa uririmbira Imana ikikwiza n'iciro.
Bofu. Bofu. Keza. Bimeze bite ko mbona ibibazo byakurenze? Keza bitese. Gusa tutasi tugatungana. Ibitotsi isora udasinziriye. Keza bitese. Cyangwa ni bya bibazo by'ejo bundi. Wabwira ngo ugeze bite? Keza. Agatotsi kari kampaye. Mbese wari udasinziriye. Wambwije ukuri ni ukubera Natasha. Nubwo utagira icyo ubwira gusa ni kubibona ko utameze neza. Gusa wabyirengagiza ugakomeza ubuzima biriya bibaho. Gusa Natasha nawe si umwana mubi, ntabwo ariko yahoze pe. Ntabwo ari kuri iwacu batureze. Wowe tuza utuze pe. Biriya birashira. Ni ukuri sinzi ukuntu yaheze. Bizashira se? Wowe tuza nyine umwihorere, yihangane kandi bizarangira. Ariko nta n'ikibazo cyane. Ikindi ndahari rwose nzakwitaho uko bishoboka, humura ntugahangayike pe. Njyewe rwose ntabwo nabona uri kubabara gutyo kandi turi umuryango. Uzanyitaho? Nzakwitaho bishoboka byose pe. Shaka uri umwana wacu. Ubundi turabana n'ubundi mwitaho. Reka ntabwo nyiri umwana, si ubona ndi umwana. Ibiba byose mba mbireba kandi nawe ndi umuntu. Ese buriya ni iki ntabwo ukorera ko?
umwiteho. ubundi mwitaho si twitaho se hano mu rugo iwacu ndabizi rwose. Nyine ntugahangayike jya umenya ko mpari. urahari turi kumwe nyine nta kibazo rwose ushoboye urabikora ndabizi kandi ibyo udashoboye ntabwo wabikora ndabizi n'ibindi nabishobora ese n'icyo nashobora buriya se n'ibindi wabishobora sinshaka kuta reka tubyihorere nta kibazo ahubwo bwira none se gutekera gake ntegera gake si keza ntabwo si byo nkunda kuko bizi ndashaka kugutekera utuntu twiza uyu munsi shaho indi se ibyo wantekera byose se shaho kugira ngo sinzi yuko byanamanuka ngo bigere mu nda dore iki shati cyane imyenda yawe yindi nayifuza nateye ipasi ujye guhindura akoze se ibyo wantekera byagera ku muntu se ibyo biryo byose kugira ngo byapfa kumanuka keza kubera iki se erega tugomba kukwitaho wowe ntugahangayike mbona ndahari pe ntacyo si neza yuko wenda ibyo waturika ibyo wabona ko binkwiriye nta kibazo uko turagerageza ngende ko byamanuka cyane ariko mubone wishimye useka utuje ntumve kuri wenyine nanjye uyu munsi ngiye kugushimisha pe rwose uba wisomera igitabo icyo ushaka cyose ubwire urakoze ndagutekera bya hatari ariko keza rwose kuko n'ayo magambo mbwiye ntabwo ashimishije ariko urakoze cyane humura ndahari wowe gusa uyu munsi urishimye sawa ibihe byiza ndaje gatoya gusoma sawa urakoze se buriya Natasha aba ari mu biki buriya koko ko yari yagize umugisha wo kubona umugabo ufite gahunda uzi icyo gukora biriya ari kwigira ni ibiki koko buriya nakomeza biriya arimo uriya mugabo namwikundira nkamuhoza amarira yose Natasha ari kumutera kuko ndabona atazi icyamuzanye kandi uriya mugabo mbona ari umugabo mwiza igihe tumaranye afite na gahunda yo kubaka kandi nanjye numva natangiye kumwikundira Natasha ntabwo mba muri biriya nzamwikundira muteteshe umara umubabaro wose Natasha yamuteye imboga zibona abana koko niba narigeze kugukunda simbizi gusa byarabaye byaba ari nk'ubusazi ndabizi ko maze iminsi nkubangamiye ariko nahisemo gusanga uwo nkunda nawe nkaguha amahoro yawe unyibagirwe nk'uko wibagiwe ibere ryanjye bishoboka sinkukunda eh bayi no ntabwo bishoboka kabisa yewe ukwanga cyane reba abaguye ibibazo mbega ibibazo
No. Wacu. Birandenze noneho ntibishoboka. aho kubyagenze ute Natasha. sese mbona ari umukoro wa Natasha ngo aragiye ntagishaka kubana nawe. mbona nibyo niba nari nawe soma wiyumvire Keza. ukunda simbizi gusa byabayeho byari ubusazi Natasha yarasaze ubwo niwe wasaze ndabizi ko maze iminsi mubangamiye ariko nahisemo kwisangira uwo nkunda akunda ndetse akoko nawe nkaguha amahoro wibagirwe nk'uko wibagiwe rya hasi Natasha yabaye yibagirwe nuko wibagiwe benshi iyo si Natasha nzi sinkukunda mbaye usigarane ubukire bwawe ni koko usigaye uyu ni Natasha cyangwa ni Claude? wumvise bya mwene wawe ariko Natasha ntabwo azatinda kubona ko wumvise yibeshye by'umuvandimwe wakoze. ubu ni we cyangwa Keza. ihangane ni ukuri ihangane noneho ndabubande none wihangane wihangayika ko twabanaga nubwo bitari bimeze neza ariko se ko namubonaga ahangaha koko Natasha wanjye ko namukundaga na n'ubwo ko nari ngiye mukunda ariko ko ndabigenza ariko ihangana ahubwo hari iyindi baruwa ihari reka ndikuzanire Natasha mwihorere unamwibagirwa nk'uko yabikubwiye. Keza iby'amabaruwa wasura bimbwira ko ubona iyo nsomye kwezi iyo amazi akubwiye ngo wenyewe yabwira ko nta mbyino ufite iyicarire uturize umwihorere ahubwo reka njye kukuzanira indi baruwa hariya bambaye ngo wasanga irimo ibisubizo by'Imana ntukareke kureba icyo utarabona. wayikuye se umuntu wayimuhaye ngo nyiguhereze ihangane gusa reka njye kuyikuzanira ihangane nawe njyana Natasha shaka mwihorere nawe mbega ibibazo umugore anteye Natasha wanjye ukuntu namukundaga mbega ibintu akoze ndashaka ko ubu twabana tubana neza ibyo yarabyirengagije arabyibagirwa neza ageretseho no guhita ansiga koko nubwo nayiguhamburiye wihangane ntabwo nayisomye rwose nabonye ufite stress nza nayigufungurira ihangane usome somaho ihangane mpamagara gutangira akazi. Oh, haleluya. Kuwa mbere saa 2 ngomba kuba nahageze. Niba ngombwa uzahita unatangira. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mana. akazi Mana ushimwe uhabwe icyubahiro.
Keza. ariko basi ntabwo icyo Keza tubona ibyo umuvandimwe wavuze dore mise mbona akazi wawe Imana ishimwe akazi kene mbonye akazi kuwa mbere nzajya gutangira ntabwo yari kureka kuguhoza mbere kuwa mbere nzajya gutangira akazi reba ibyo muri umuntu wawe ankoze cyangwa mukuru wawe ankoze Biri Amakuru naho neza Biri komera cyane. amakuru se karibu meze neza shaka utanze mu byishimo ahangaha Amakuru se ushaka neza none se bari unakoresheje kugeza baruya prezida bari unakoresheje kohereza y'akazi cyangwa ni usanze imaze gusoma okay. inshuti wagira inshuti yagira nkawe rwose sanze ndi kwishima ntabwo muzi se nako ni murumuna wiwe ntabwo ari madamu wanjye ariko ni murumuna abona se ko bajya gusa harya wamwibukaga madamu ndamwibuka beruka cya gihe turi kumwe mvuye mu rugo nanjye gutembera muri karitsiye kamwe agiye kureba icyo mbakiriza Keza ntunganye utura mu gikoni reba icyo bakiriza umushyitsi mfite amakuru se neza ubushize rero twaraganiriye ariko komeza kugenda umpisha nyine ariko nkabona ko usa n'umuntu ufite akabazo kandi buriya umugabo ufite urugo ariko usanga nyine burya iyo umugabo adahaha mu rugo rimwe na rimwe usanga atitwa umugabo rero nabonye utubazo ufite ndavuga umugabo wasanga impamvu z'uko nta kazi afite akaba ahangayitse nagiye mpangayitse cyane n'ikibazo mbega buriho mbere mutwara so nakoresheje uko nshoboye rero hari abashuti banjye bandi tubana mu Bubiligi bari bagiye kuza mu Rwanda gufungura kampani ndavuga ni numvaga ari umwe mu bantu ngomba gutekerezaho mbere y'abandi ndavuga rero ntabwo ukajyayo ukareba ko byibuze wabashakira urugo yamaramuko kugira ngo wenda utubazo tugabanuke sibyo navuze ngo wagira inshuti yagira nkawe burya cyagiye tuganira igihe twari cyagiye nyine wabonaga mfite ibibazo kandi koko byari bihari sinkwishe byari bihari byakomeje kuba bibi mbese biba birebire cyane ngomeza kuba nabi ariko ndagushimye cyane Peter ndagushimye cyane ntabirenze ariko narabibonaga ariko nkabona ko nubwo wambeshye cyane narabibonaga nabyibaza umugabo ko atari gutya asanzwe ndavuga rero nzakubaza umunsi umwe ariko uyu munsi ngize amahirwe noneho kubera ko wenda nanyinje no koza iyo baruwa numva yarakugejeje ariko Peter mu by'ukuri ibibazo wari ufite cyane ubwiza ukuri none ubu ngubu nta kibazo ufite wabonye akazi kumva akazi kajya guhemba amafaranga arenga miliyoni ntabwo ari akazi gaciriritse mu by'ukuri so mu by'ukuri ibibazo wari ufite ni ubwiza ukuri cyangwa Biri uzi ngo umunezero mfite wagize ngo nturi kunyibagiza birya bibazo byose wansanzemo umunezero mfite aka kanya uri inshuti pe burya rero ntange nari mfite ibibazo bikomeye cyane madamu ntabwo byari bimeze neza yaransigaye mfata nkaho ntari umugabo mu rugo kugeza ubwo yafashe icyemezo ubu ngubu nta n'ukiri hano yagiye ngo ntabwo nkiri mu rwego rwe ntabwo nkiri mu kigero cye ngo nta nubwo akinkunda yanabyeruye arambwira ngo ntabwo kandi uribuka cyagiye duhura bwa mbere ukuntu twari tumeranye ubonaga atari byiza kina muraga murebana ko muri kada nyuma byarahindutse ubu ntabwo nari nkiri umugabo mu rugo noneho biho bigereye ahangaha yanagiye yantaye ariko ibyo byose iyi barwa nakiriye aka kazi mbonye karabinyibagije ubu ngiye gutangira ubuzima ndibaza ko bugiye no gukomeza kandi buzaba bwiza komera ni amavuno aho umugore mwiza aragusize wahora n'ikibiri agiye ko dore mu kanya rwose ntabwo duhura nabonaga nyine mumeranye neza mumeze neza ni umugore mwiza rwose ariko buriya abagore beza kenshi rimwe na rimwe nibyo nakubazaga buriya buri sinzi n'uburyo ukamubaza ngo nizere ko asa ku mubiri n'umutima ari uko kandi bitubiza ariko nta kundi nyine buriya isi niko imeze kandi abagore nyine ni uko isi ikaba atari umwana wabyaye ngo uramukontorora kuri buri kimwe cyose ntuzahanyura ariko nkamugire inama ubuzima kandi ntabwo nziza ntange nawe umwana kandi Peter ibitekerezo neza niba murari iminsi mubana
kuriya musore mwana w'umukobwa uyu Keza se yitwa Keza ni umuntu wa madamu. nsanze mwicaye hano mwicaye kuko uriya mwana ni umuntu wa madamu Yego. nta n'ikibazo kuko umwana ariko mugira inama nziza ibigaragara njyewe ntabwo maranye nawe umwanya kuko ahise agenda ariko burya umwana ubona umushyitsi mu rugo agahita yibwiriza kujya kumwakira aba afite ubwenge kandi buriya kujya kunyakira kuriya bivuze ngo akwereka ko ashobora kwakira abashyitsi neza ushatse rero wamuganiriza yakubera umugore muzima erega burya umugore ni ibitekerezo umugore ni mu mutwe ntabwo ari uko agaragara ku isura biri iyo tube tubiretse wenda bizaba biza gusa yadufashaga mu rugo n'umwana mwiza tubana nawe ahangaha murumuna wa madamu nyine baravukana ariko nyine biraba ariko ubu ngubwo bitava ku giti dore umuntu abana niba koko mwabanaga mu rugo neza ukabona arabakira yakira abashyitsi neza afite imico myiza inzu yazo kuko ushobora gutinda bakazagucika ikinshimishije cyane ni akazi nabonye n'ibindi ndibaza ko bizaza kandi ubuzima buzakomeza nta kibazo Peter ngende nifite akazi kenshi hari andi modoka ngiye gutwara ahandi ariko se njyewe ntegerezeho gatoya ko basangiye n'umurwayi nta kintu mfashe kandi ndabona bambwiye ko hariho ubuzu baje gutegura Keza urakoze wumva se ko reka turebe icyo Keza yaduteguriye inshuti ni nkawe kabisa
Jamile, Mwiriwe neza. ntabwo mugora. Ufite ikizi? Dufite ibitunguru byiza, mfite n'inyanya z'ikimene hano. Inyanya nangahe? Niyo z'ijana naziguha nta kibazo. Ni zingahe? Urimo cyangwa inyanya. Ndumva utanahenda nshaka na pavuro. Bangahe ushaka inyanya zangahe? Inyanya z'ijana. Pavuro zangahe? Pavuro z'ijana. Ahandi zikunda no gutaha uzangurire. Ufite ayo kugarura se? Shaka ntayo mfite, urabona nibwo ngitangira gucuruza nta mafaranga mfite. Urabisubirana rero ntabwo mbese byagenda bite ko nanjye ntayo mfite avunja. Nta n'uduceri wambonera wenda niyo n'andi nazayafata menshi ahangaha. Ntasi. Ntabwo ngerageje kuko nanjye ubwaribwo nanjye ntabitanga. Sheri nanjye byanze. Ubwo urihangana urabisubirana uri bubure undi muntu ukugurira. Nari nyifite ariko mbuze nanjye ntabwo ibiceri nabibona. Ikibazo gisigaye gutwara. Ukorere se cyangwa urikorera? Si ahubwo nzahanyura ejo ndebe yuko mwari mufite ibiceri mwungurira. Nta kibazo. Mwiraba hano. Muragura. Mfite inyanya n'ibitunguru byiza. Mwirirwe. Yemwe mwiriwe. Ntabwo mugura. Mfite inyanya n'ibitunguru hano byiza. Yamasafuriya amajerekani muoneshe. Muraonesha. Mwiriwe.